Abakunzi ba Padiri Mundere n'aba Kerubimu TV twongeye kubasuhuza kuri uyu munsi mwebwe abakurikira imirongo yacu. Ni imirongo aho buri wese agerageza gushakisha icyatunga roho ye, kandi twizere yuko kwa Padiri Mundere buri gitondo mujyayo mukakibona, cyangwa se buri mugoroba, kuko we akora ijoro n'amanywa. Natwe tugerageza kubasangiza ibyo dufite umunsi ku munsi aho tuboneye akanya. Twagira ngo rero uyu munsi twongere tuganire na Padiri Mundere. Turaganira tugendeye ku muhamagaro we, kuko ni padiri. Mbere yuko tugira ibindi tumubaza, tuganira nawe nka padiri. Ni impano Imana yamuhaye, ariko ni n'impano Imana yahaye Kiliziya. Ubwo byombi aba ari ukugira ngo bikoreshwe, byombi bibyazwe umusaruro. Padiri rero turakwakiriye kuri uyu munsi. Twagira ngo usuhuze abadukurikira, kandi nk'uko munda kubibabwira, ubasuhuze nabo bagusuhuza, bakora like iwawe, bakora share, bakora na commentaire. Ariko natwe iwacu turabitegereje. Karibu Padiri iwacu ku Kerubimu TV. Murakoze cyane. Sanse modeli ndagushuje cyane aho uri mu izina rya Yezu Kristo. Amen. Kandi nshuje n'abadukurikira haba ku murongo wanyu abakerubimu, ndetse no ku murongo uri mu mazina yanjye nk'uko bivuze. Abo bose turabahobeye, turabashuje mu izina rya Yezu Kristo. Bahisemo neza kugendana natwe kugira ngo dukomeze turebere hamwe uburyo ingoma y'Imana yakomeza kwamamazwa. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya, wuje intemorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Shimirwa Nyagasani Imana yacu kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, kugira ngo twongere tuganire nk'abana bawe, twunze ubumwe kandi turebera hamwe uburyo ingoma yawe yakomeza kwamamazwa, maze na muntu agakomeza kuronka umukiro. Umugisha rero abakurikira ikiganiro bose mu bihe bitandukanye aho bari hose, ukomeze ubagirire neza, ubaramburire ukuboko kwawe gukiza. Urakoze cyane rero Padiri. Ubwo ikibazo cya mbere cyihuse, kuba witwa Dominiko bikubwira iki? Kuba nitwa Dominiko bivuze iki? Bikubwira iki mu buzima bwawe? Kuba nitwa Dominiko bibutsa ko ndi umukristo, kubera ko n'izina nahawe igihe mbatijwe. Mutagatifu Dominiko muragendana mu buzima bwawe bwa buri munsi, arahure n'umuhamagaro, cyangwa ni izina gusa y'uko ubatijwe? Umutagatifu nicyo bivuga. No, iyo uhawe izina, yego narihawe ndi muto ku myaka, njye nabatijwe mfite imyaka 5. Ubu urumva ni hagati buriya y'uruhinja n'iki ni hagati aho. Ariko iyo urihawe iryo zina, maze kurihabwa nararyakiriye. Icyo mba nkora ni ukumva ko ku ruhande rumwe umutagatifu abeyeho nko kudusabira, ariko natwe tukagerageza kwigana ubuzima bwe nk'umukristu. Ntabwo ari ugupfa guhitamo izina gusa, cyangwa se kurihabwa, kuryakira. Ni nacyo uwo mutagatifu aba akeneye ku muntu ufite iryo zina, kugerageza gutera ikirenge mu cy'uwo mutagatifu wiyambaza. Urakoze cyane. Ubwo umbwiye ko wabatijwe ufite imyaka 5, wari watangiye gukura. Nanjye nabatijwe mfite imyaka 5, ubwo urumva ko bijya no guhura. Njye hashize n'igihe kirekire. None nyuma yaho ni ryari wumvishe muri wowe ukavuga uti uyu munsi rwose ndabyumva ko na batisimu yanjye ifite ikimaze? Wari ufite nk'imyaka ingahe? Wumva ko ndi umukristo? Bitewe ko muri kamere umuntu n'ubundi ni uw'Imana. Hari imyaka ibyo bita l'âge de la raison, imyaka yenda yo kugira ngo umuntu abe yumva ko afite ubwenge, imyaka itari y'ubukure y'ubwenge. Iyo myaka tuvuge dufatiye nko kuri 7, ingiye gutangira kumva Imana. Urabizi iyo turi abana twajyaga gusenga, abantu bakadutwara kuri santarari wacu tukajya gusenga.
utangira ukurikira utazi ibyo ari byo, bakubwira ngo tujye gusenga udashobora no kubaza ngo ni ibiki. Uko ugenda ukura niko ugenda usobanukirwa ku bw'ubwenge n'ubw'ingabire y'Imana. Ndibuka nyiri umwana twajyaga gusenga kuri santarari, ariko bumwe hari umunsi najya nibagirwa, hari igihe ntagiye bampaye uturimo two mu rugo, nuko nza kubabara cyane. Narababaye, naze kuba ngo nararize, ariko sinari, iyo nibutsa ku kantu kamwe mu mateka y'ubukristo aho ngaho niho nibuka, nkeka ko bose hari n'ahantu twakundaga kuba turagenda byibuka, tukabona rimwe na rimwe nka kwa kundi bavuga ati yenda urajya gukora umurimo n'uyu, wabona abantu uri nko ku musozi, wabona abantu bavuye mu misa, ukumva rwose umutima urababaye. Ni ibihe nibuka cyane, kandi icyo gihe nari umwana muto. Wari umwana muto w'imyaka 7-8 gutyo. Aho ngaho wowe urumva ko wabaye intore ukiri mutoya, Imana ishimwe. None se mu buzima bwawe hari ibihe umuntu aba yaranyuzemo, hari abantu aba yarahuye nabo, hari mu rugendo rwawe nk'umukristu, ni ibihe bihe, ni abahe bantu wumva bakubatse, bakubereye, nakita nk'akabando wagiye ufatiraho, birumvikana nakita nk'abamarayika ariko bagenda wagiye uhura nabo? navuga ko iyo witegereje burya buri muntu agira wa mugani muri uyu muhamagaro. Umuhamagaro ntabwo ari ikintu ubamo wenyine, hari uburyo abantu bagenda bagushyigikira. Muri uko gushyigikirwa rero navuga ko umuntu wamfashije bwa mbere ni mama wanjye. Niyubahwe, Mama wanjye niyubahwe, niyubahwe, niyubahwe. mama wanjye yaje kwitaba Imana muri 2001, ariko ndibuka ko no kujya gusenga ibyo nawe ntubwira kare niwe wagabidushishikarizaga, yarabidushishikarizaga. Hari uburyo ndibuka, hari igitabo twageraga cy'umukara cyabagamo amasengesho, ibitabo bya kera babikaga mu masanduka ya kera, urayibuka? Yenda wenda gushaka imyaka. Ariko ndibuka icyo gihe turi abana, hari uburyo bavuga ngo dusenge buri gitondo buri mugoroba, twamara kurya, mbere yo kurya birumvikana rya sengesho ryo kurya tukarivuga, ariko mbere yo kuryama habaga amasengesho, kandi bakatubwira ku ngufu ko tugomba kuyavuga dupfukamye. Rwose no mu gitondo hari uburyo habaga gutera nk'amasengesho, nibo abana bamwe baryamye muri kino cyumba, abandi baryamye mu kindi, mukayavuga ariko ukumva ari kujyanirana. Ya masengesho birumvikana, amasengesho ya mu gitondo n'amasengesho ya nimugoroba. Rero mama niwe yeka ko no muri uyu muhamagaro, ndibuka niwe wajyaga umbwira atari ko icyo gihe nari umuhereza, ariko ndi umuhereza mutoya kuri santarari, niwe wajyaga umbwira yenda umuntu ntari buvuge wari umupadiri, watavuga atari ko kanaka uzi ko ari hariya muri rugo habaye umupadiri. Noneho uwo mupadiri yavugaga uwatwigishije guhabwa ukarisitiya ya mbere niwe wari waramubyaye muri batisimu. Yari umusaza witwa Matayo. Uwo musaza nawe akajya atubwira atari ko shati muzi ko mfite umupadiri, ngiye nabyaye umwana wo muri batisimu w'umupadiri. Urumva rero ibyo mama yambwiraga bihorana n'iby'uwo musaza, bose baratabarutse ku buryo donc kuba padiri, Imana ni umuhamagaro iguha, ariko inyura ku bantu. Nkeka ko au départ mu ntangiriro abo bantu babigizemo uruhare kubinkundisha, kubinyumvisha. Ntabwo bari bazi ko bizakunda, yenda nkeka ko batari bazi iherezo ryabyo, twari ukubivuga bisanzwe, ariko icyiza cyavuyemo nuko byaje gukunda, nanjye ubwanjye nyine kubw'ubushake bwanjye. Urakoze cyane, kuko ibyo umaze kuvuga wenda nabyo turagarukaho mu kanya mu kiganiro, ariko ijambo rirarema, ntitukabe dutinya gutongera abana bacu cyangwa se kubabwira ibyiza. Urumva ko ibyo bakubwiraga ntabwo bakubwiraga ibibi, ntibakubwira ngo uzabibande cyangwa iki. Ibyo wakomeje kukubwira, kukureramo, urumva ko byagize umusaruro. Ijambo rirarema, turaza kubigarukaho mu kanya mu kiganiro, ko ni nacyo tujye kuganiraho. None se uyu munsi iyo wihereye na Yezu Kristu,
umubwira iki ku bwawe, umubwira iki ku bw'iyi si, umubwira iki ku bw'u Rwanda, umubwira iki ku bwa kiliziya. Ni byinshi, ariko uyu munsi iyo wihereye na Kristo muganira iki? Okay, kwiherera na Kristo biterwa n'uburyo bwo kwera ubwo aribwo, ariko wenda tuvuge mu isengesho ko ariho duhurira n'Imana. Mm, Eh, icya mbere iyo umuntu gusenga, iyo duhuye n'Imana ni ukwishimira uko tumeze kose, uko twaba tumeze kose. Njya mbibwira abantu bari ku murongo wanjye, mbabwira ni uko wabyuka, uko waba umeze kose, ujye ushima Imana. None icyo ushobora kubwira ku bantu, ikindi bitewe ko umuntu muri kamere ye ari umunyantege nke, nyuma yo gushima, nge ejo bundi twasomye ivanjiri y'abariya ivanjiri twasomye y'ababembe no muri Bibiliya, ariko n'ahandi hose biragaragara. mm, Abantu bose bahuraga na Yezu akenshi, nka ya mvugo ya Baritimeyo mwene Timeyo, mm, bavuga ati mwana wa Dawidi mbabarira. mhm, Njyewe bitewe ko nzi ko ndi umuntu, kandi umuntu akaba afite intege nke, ijambo nanone rindi uretse gushima Imana ni ukubwira ngo Yezu mbabarira. mm, Iryo jambo Yezu mbabarira, niba ari amavanjiri nkunda ni hariya uriya Baritimayo n'abariya babembe 10 batubwiye Yezu mwigisha tubabarira. Ni ijambo nkeka ko umukristu aramutse amenya intege nke, ko na Papa Francisco nibyo atubwira ko twese turi abanyantege nke. Ni nayo mpamvu ubona kenshi avuga ati munsabire, muri disikuru avuga zose yagiye gusoza aravuga ngo pregate perme, musenge munsabire. Yenda mu ntangiriro bamwe abantu bavuga papa asaba abakristo ngo bamusengere gute? Ariko no muri kiliziya murabizi, mu misa urugero, mu misa dusabira abepiskopi, tugasabira iki, ku buryo ngewe icyo mba numva gukora ugushaka kw'Imana 100% ntabibashije cyangwa se ntabishoboye, ari Kristo unshoboza. Niyo mpamvu iyo duhuye muri iryo sengesho nyuma ko ati warakoze, naho ngo mbabarira. N'abantu dukorana kuri channel yanjye, abantu tugirana ibiganiro, iyo dutangiye mbere yo gusoma ijambo ry'Imana tubanza gusaba Imana imbabazi, kugira ngo Imana ishobore kuza noneho isange muri wa mutima wacu hatekanye. ubwo kubw'u Rwanda, kubw'isi, ku bwa kiliziya, byose ubwo ni bimwe. Ntabwo byaba bimwe, kandi umukristo ntabwo yirebaho. Ntabwo wavuga ngo urasenga wirebaho. Muri rusange, mbishize muri rusange, yaba u Rwanda, yaba isi, yaba kiliziya, hari ijambo wenda sinzi, nkeka ko twari burigereho, simbizi uko ugenda umbaza, hari abo uri bugenda umbaza, yenda nanjye nkakubaza kugira ngo hari igisubizo. Hari isomo twize mu isomo ryitwaga L'Église et la communication. Hari umwarimu w'umuyezuwiti yatubwiye ngo isi y'uyu munsi iri muri confusion, iri muri babel. Ni ukuvuga ngo isi iri mu ruvangavange. Isi ukurikije iterambere ryayo aho rigeze, ukitegereza ibiyikorerwamo n'ibiyiberamo. Iyo tuvuze isi urumva ko n'ubundi twese turi mu isi, yaba nanjye nawe n'iki. Noneho akavuga ngo hakenewe iki? Hakenewe Pentecost. Ni ijambo rinasigaranye cyane kuri uwo mwarimu. Hakenewe Pentecost kugira ngo icyabereye ku munara w'i Babeli urakibuka? Niyo mpamvu nagize ngo nanjye ndajya nkubaza icyabereye ku munara w'i Babeli. Ubwo turi mu ntangiriro 11, ni uko abantu bakomeza kuzamuka bavuga ururimi rumwe, bumvikana ibyo bagomba gukora. Uretse ko ibyo bumvikanagaho, ubwo ndavuga ku bwanjye, ntabwo ndimo guparafuraza, ntabwo byari binogeye Imana. Niyo mpamvu rero Imana isa n'ibabusanya mu byo ku buryo bavuga. Ariko umunsi wa Pentecote nk'uko bivuga, ni uko noneho twongera kumenya ururimi tugomba kuvuga kugira ngo twumve ijwi ry'Imana. Ndumva ari uko nabisubiza. Ni ukuvuga ngo hari icyo twakwita kavuyo, desordre, confusion, hari gucanganyikirwa, ko bahise bacanganyikirwa, buri muntu wese baratatana. Uwo mutagatifu yongeye kubumbira hamwe noneho abana b'Imana. Nkaba mvuga ngo icyo nasaba ngewe ni iyo abakarismatike iyo bavuga ngo ivugururwa muri uwo mutagatifu,
roho mutagatifu tumukeneye kenshi, ni ugusabira isi muri rusange uwo roho w'imana kugira ngo akomeze ayimurikire. urakoze Padiri, rwose u Rwanda roho mutagatifu atugereho, kiliziya yacu roho mutagatifu ayivugurure, isi yacu roho mutagatifu ayiyereke. Urakoze cyane. None se mu rwego rwa Bibiliya cyangwa se nushaka wakoresha n'ibindi bitabo, ni irihe jambo rigufasha muri iyi minsi Ijambo cyangwa se rigufasha? Ntabwo ari ngombwa mvuga muri iyi minsi, ni irihe jambo rigufasha? njyewe ijambo rimfasha niryo nafashe ngiye kuba padiri. Murabizi ko iyo umuntu agiye kuba umupadiri hari uburyo kuri ya invitasiyo, ku butumire mujya mubona amagambo yo muri Bibiliya. Mm. Njye rero ijambo rimfasha ni ijambo tubona mu gitabo cy'ivugururamategeko, umutwe wa 31 umurongo wa 8. Uhoraho ubwe ni we ukugenda imbere, azaba ari kumwe nawe, ntazaguhararukwa, ntazagutererana. Wigira ubwoba, ntucike intege. Amen, amen. Uhoraho ubwe ni we ukugenda imbere, azaba ari kumwe nawe, ntazaguhararukwa, byanditse nabi, ntazagutererana. Wigira ubwoba, ntucike intege. Ijambo ryiza cyane, urakoze. Ubwo noneho rero tujye mu kiganiro. Ndumva abashaka kukumenya baza aho bazagusanga, ni kuri shene yawe Mundere Dominique. None ubwo ngubwo bazakubaza ibyo bashaka, nk'ibindi bibazo ntakubajije kuko twabitindaho. Ahubwo ndagira ngo tugaruke gatoya ku muhamagaro urimo guhabwa muri iki gihe n'amashuri wiga y'itumanaho. Buriya naje kwicara ntegura ikiganiro, ndavuga nti ubundi ikintu kitari itumanaho kuri iyi si ni iki? Ndakibura. Narebye ku ruhande nsanga ibintu byose ari itumanaho. Ari umucuruzi akeneye itumanaho, ari ushaka ko abantu bamumenya cyangwa se bamwubaha akeneye itumanaho, ari ushaka guhindura ibintu akeneye itumanaho. Muri makeya nta hantu tutabona itumanaho. Ngewe nageze naho nibaza ahubwo niba hari ikintu dushobora gukora, dushobora kubaho ngo kijye kure y'itumanaho. Ubwo rero nagira ngo mpere ku w'ijambo, kuko ahangaho none ubwo twageze iwawe ntabwo ndabasha kujya ngo ucamo cyane. Ariko ikintu cya mbere ndashaka kubaza, iyo ufashe Bibiliya uyihuza ute n'itumanaho ku bwawe? Bibiliya navuga nk'uko wabivuze, ibintu byose bijya kuba itumanaho, kuko rovure komunikateri ni ukuvuga ngo umuntu uvuga cyangwa se Imana ivuga. Kuvuga itumanaho, yenda ijambo ry'igifaransa iyo tuvuze komunikasiyo, iryo jambo ririmo gushyira gushyira hamwe, guhuriza hamwe. Ndetse bisobanura mu buryo bubiri muri Bibiliya. Uburyo bwa mbere, hari aho kuvuga nk'ubu ushobora kuvuga njyenyine, ushobora kusanga ndi kuvuga njyenyine, ndi mu cyumba ndi kuririmba, nta wundi turi kumwe. Ariko hari n'igihe nk'ubu turi kuganira gutya nkavuga ukansubiza. Muri Bibiliya rero harimo ubwo buryo bubiri. Hari uburyo tuvuga tubona mu gitabo cy'intangiriro, nabonye Bibiliya uyifite. Njye ninjya nkubwira wowe urajya ushakisha, urajya umbwira nta kibazo, nagiye gukurikira iwawe. Bigaragara ko uri umukirisitu ugerageza gusoma Bibiliya. Ni byiza cyane, rya ngo mbigushimire. Merci beaucoup, ndagerageza rwose. No kuba tuvuze mu kanya nkabona intwari kuri iruhande, ukikijwe n'intwaro nzima, umugabo rwose uri umugabo ushyitse. Urakoze, Imana ishimwe. Turavuga igice cya mbere, aho Imana mu iremwa ry'ijuru n'isi. Hari ijambo rikoresha ngo ni uko Imana iravuga ngo. Urumva hajemo kuvuga, Imana iravuga. Ahangaha ntabwo bitewe ko nk'uko wabivuze, burya ntabwo ari umuntu ushobora kunyumva kuvuga ngo uretse padiri, ngo kuri padiri ukaba ugiye kuvuga ibyo ngiye kuvuga. Akenshi Bibiliya nubwo nayize, ariko navuga ko nta specialization, ntabwo nigeze njya kuyicengera cyane.
Mu kanya ibyo ahangaha nguciyemo rero, ibyo ngibyo byo wita udafite specialization cyangwa udacengera, nibyo twebwe abakristo bagufi twumva vuba. hari umupadiri hano tubana hano i Roma wo muri Angola yiga Bibiliya. Noneho nashatse kumubaza ahangaha ngo Imana iravuga, Imana yavuganaga nande, Imana yavuze gute? Rero yambwiye ngo azaza kubisobanura neza. wazahageza kuko Bibiliya n'ubuzima bwanjye nakishimye. Yiga Bibiliya birimo mu mashuri atatu akomeye hano muri Bibiliya, ariko iyo twiga nuza ibintu by'itumanaho twe duhera hariya kuri ya texte ya Adamu na Eva n'Imana. None igihe Imana ivuze ngo nuko Imana irema muntu, iravuga ati reka duhange muntu mu ishusho ryayo. Imana ibarema ari umugabo n'umugore, itangira kubaha amabwiriza uburyo bagomba kwitwara, ibashyira no muri wa busitani. Iyo komunikasiyo, iryo tumanaho cyangwa se kuvuga kuboneka ku ruhande rumwe, Imana ubwayo ivuga. Sinzi niba hari nibura nk'akarongo kamwe wasoma aho mu ntangiriro. Nshatse nasoma wenda nko kuri 1:3 ni intangiriro 1:3 baravuga ngo Imana iravuga iti ntihabeho urumuri rubaho. Imana ibona ko urumuri ari rwiza, nuko itandukanya urumuri n'umwijima. Urumuri irwitwa amanywa, umwijima wita ijoro. Burira buracya uwo munsi wa kabiri. Imana iravuga iti. Ubwo ni Geneze ya mbere umurongo wa 3. Noneho ku murongo wa mbere, umurongo wa 28, soma twumve. 28 Imana iravuga ngo Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke mugwire, mukwire isi yose muyitegeke, mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose gikururuka ku butaka. Iyo ni 28. Urumva ko Imana yari itangiye noneho kuvugana abantu yiremeye babiri. Yenda ahangaha igisubizo batanga ntikigaragara neza, ariko hari nibura echange, kuganira cyangwa se hakaba iryo jambo bita guhuriza hamwe, cooperation, guhuza kw'abantu ku mpande ebyiri. None ubwo nabyumvisha, Bibiliya ni igitabo aho umuntu yagombye kwinjira mu kiganiro n'Imana n'umuremyi we, mbifate gutyo. None ubwo ikibazo rero kiri bujyane n'icyo ngicyo. Ubwo iyo tuvuga itumanaho tuvuga ibimenyetso cyangwa se tukavuga n'ibyo umuntu akoresha. Muri Bibiliya rero tubonamo byinshi, watubwiramo bimwe? Hari ibimenyetso cyangwa se ibyo umuntu akoresha muri Bibiliya, cyangwa se njye navuga muri Bibiliya cyangwa se mu buzima bwa Kiliziya muri rusange. Hari ibimenyetso, wavuze ibimenyetso nibyo, ariko hakaba n'ibitambutsa ubwo butumwa umuntu yifashisha. Muri Bibiliya ibimenyetso birahari byinshi tubona iyo witegereje, kuko mu guhura n'Imana, kugira ngo umuntu ahure n'Imana, tuvuge urugero nk'umusozi, gusa ajya guhura n'Imana ku musozi waho rero ni ikimenyetso. Imana ivuga ati musige, igiye gukiza Abayisiraheli ati musige amaraso kuki? Ku nkomanizo z'imiryango. Ni ibimenyetso bitandukanye. Ni ukuvuga ngo icyo tureba icyo kimenyetso, ikimenyetso ni ikintu kigaragaza ikindi. Yenda tuvuga urugero nk'umusaraba. Imana yavuze ati mushyire inzoka kuki? Ku musaraba. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso ni ku giti kugira ngo, ariko nicyo giti nicyo n'ubundi cyashanyaga, tuvuge ibintu kuko bivugwa, cyashanyaga umusaraba. Ibyo bimenyetso muri Bibiliya ntabwo nabyinjiramo cyane, ariko hari ibimenyetso iyo usomye buri gihe ijambo ry'Imana, navuga buri munsi uko wasoma ijambo ry'Imana ryose. Bibiliya bavuga ngo ni c'est un livre de signes, cyane cyane Apocalypse, ariko Bibiliya yuzuyemo ibimenyetso byinshi, haba ku ruhande Imana yatangaga,
ni imana nabyo. yatangaga cyangwa se umuntu ubwe yifashishaga kugira ngo akomunike cyangwa se ahure n'icyo bita rosakire, ahure n'imana ye. none ubwo rero ndagiye kugenda mvuga gutya biza gutya, muri biriya batubwira baririmba wenda dufate muri zaburi. zaburi, ariko cyane cyane ndavuga ahantu baririmba nzi neza, wenda ni nko muri Mukamisiri umutwe wa 15 batubwira ko umugore wa Musa na mushiki we Miriyamu baza bafite ingoma bakavuza. Aho ngaho dufite izo ndirimbo tukagira n'ingoma. Ubwo ni ukuvuga ngo dufite ibikoresho, dufite n'iki. Ese nta bindi twabona muri biriya bijya gusa gutyo bigenda bijyana? Njyewe nk'uko nakubwiye, Bibiliya iyo witegereje, ubwo uvuze ku ruhande rumwe ingoma, uvuze indirimbo n'ingoma. yenda twakuvuga indirimbo, nari mvuze mu kanya zaburi. Twavuze ibikoresho bitandukanye byakoreshejwe mu isezerano rya kera. No mu isezerano rishya iyo witegereje hari ibikoresho bitandukanye byifashishijwe cyangwa se byifashishwaga kugira ngo la mission, ubutumwa bw'Imana butambuke. Yenda tuvuge, ngiye gutanga akagero koroheje nka Yesu. Murabizi ko hari igihe yigishaga akajya mu bwato. Ubwato ukabona baratubwira ubwato bushushanya yenda kiliziya iyo bari gusesengura. Nguciye mu ijambo gatoya, nanjye nshyira mu ntuzafu y'ikiganiro, nanjye gushyiraho ubwato, Yezu ari mu bwato, urumva ko wandebaga. Dukomeze. Ni ukuvuga ngo icyo nashaka kuvuga kugira ngo n'abari kudukurikira mu kanya mukora bwa Bibiliya, ibimenyetso ni byinshi, nta n'uwabivuga ngo abisohoze. Kuko la communication yose ni iki? Communication ni ikintu icyo ari cyo cyose gihinguranya, gitambutsa ubutumwa cyangwa se cyifashishwa kugira ngo message itambuke, ubutumwa butambuke. Ibyo byose biri muri iyo communication, biri muri iyo mvugo. Urumva nk'ubwato Yezu yarabwifashishaga. Iriya migati Yezu atubura imigati, iriya migati yari igishushanyo, yari ishusho, yari ibimenyetso bizasobanura ibindi. Ntabwo kwari ukurya gusa. Uzi ko nko kwa Yohani batangira ku mugati, ariko icyari umugati usanzwe kikazaba Yezu Kristo akavuga ati ninjye mugati utanga ubugingo. Yezu afata amafi, ifi yari ikimenyetso, ifi yari igisobanuro ifite. Ku buryo rero njyewe navuga kuri ibyo bimenyetso navuga ni muri Bibiliya ni byinshi. Pawulo mutagatifu mu wari dushobora kwinjiramo tukabona n'ibindi byinshi bitandukanye. None ko tuvuze umuntu muri Bibiliya, hari wenda nk'ahantu hake tubona, ntabwo ari henshi ariko harahari, inyamaswa nazo ubwazo zifata ijambo. Ibyo twabishyira muri uruhe rwego? Wenda nafata nka Balamu na Baraki, ubwo turi mu kubara 21, 22 kugera kuri 24. Hari indogo igera igahagarara ikavugisha shebuja. Ariko nanone dufite muri Geneze 8 aho ntuza mu gihe cya derije, Nowe asohora inuma, asohora igikona bwa mbere, nyuma agasohora inuma ayitumye. Ibyo byo twabishyira muri uruhe rwego? La communication mu itumanaho hari muri Laudato Si, hari igika ntibuka neza, ariko aho Papa Francisco yongera kuvuga ngo umuntu aganira na mugenzi we, communication interpersonnelle niko turuganira, ariko akaba na communication avec l'environnement. Buriya environnement, iyo tuvuze environnement, ibyo bidukikije byose, hari uburyo tuganira nabyo. Yenda urugero, ntabwo ndasubiza neza 100% ibyo wambwiye, ariko tuvugiye umuntu atuye ahantu heza hari akayaga, biriya biti hari uburyo duhura nabyo. Yenda kuvuga ntabwo noza yenda batarane bavuga tokare gukora, twakujya mu ishyamba, iyo uvuze ngo ahantu ndi kuhasomera igitabo nkumva ntuje, iryo tumanaho nyine hari uburyo uba uri en contact, uri hamwe n'ibyo byaremwe. Itumanaho rero ntabwo riri
ku ruhande rw'umuntu gusa na mugenzi we, ahubwo n'itumanaho riri hagati y'umuntu ndetse n'ibyaremwe. niyo mpamvu tubona no muri Bibiliya nyine nk'uko wari ubivuze, hari imvugo ubona hifashishwa nka Nowa, hifashishijwe inuma. Bajya bavuga ngo inuma ya Nowa nayo urayinyibukije. Akifashishwa aho ngaho kuri uwo murongo wundi wose nawumvise neza. Ni igikona, hari igikona, hari na ndogobe yo kwa Baramu, ye hari n'ikindi gikona kigaburira Eliya. Igaragara nuko muri histoire du salut cyangwa se mu mateka yo gucungurwa kwa muntu, ntabwo Imana yifashisha gusa umuntu. Nubwo umuntu ari we waremwe kugira ngo ategeke ibintu, ariko umuntu yifashisha n'ibintu kugira ngo buri gihe umukiro ukomeze wigaragaze kandi n'izina ry'Imana rikomeze gusingizwa. Reka twihute ubwo noneho ngiye kubaza ikibazo gikomeye, cyo kirakomeye cyane, ni cya kintu umuntu arangiza bagahita bamuhanuza diplome agataha. Ntabwo mu byo Bibiliya tubwira hari sinabwo nako icya mbere ntabwo nabashije kukibona muri Bibiliya, ariko ubwo turetse tucyumvikanaho. Hari icyo twita mu gifaransa intuition, kwa kundi wumva ko hari ikintu kikujemo. Hari inzozi zirimo ubwoko bubiri, rêve, songe, hari vision, ibyo umuntu abona, ibyo byose tubifite muri Bibiliya. Ese iryo tumanaho ry'Imana n'umuntu, iryo ngiryo ryo riza mu itumanaho wiga uyu munsi, cyangwa biriha ibyo ngibyo ni ibindi bindi? Nakubwiza ukuri ko mu by'ukuri hari ibyo uri kwita itumanaho n'ibyo. Itumanaho ni uguhabwa ubutumwa. Twavuze ko ari n'itumanaho riragutse, ariko itumanaho niga ntabwo ari iryo ngiryo. Twakomeje ibyo byihorerwa cyo tukihorera. Reka turavuga ko ari wenda tubona abantu biga Bibiliya n'iki, ariko iryo ngiryo byo kwanga inzozi iki ibyo byose bavuze. Okay, dukomeze noneho icyo ngicyo ubwo ngubwo kivuyemo. Noneho rero reka ese ubona Bibiliya ishobora gukoreshwa nabi mu itumanaho? Bibiliya bajya bavuga ngo ni inyanja ngari uyoza nabi yakora. Iyo nteruro ndayibuka, mumwe mu nteruro, nubwo nibuka uwayimbwiye ariko biravuga. Ni ukuvuga ngo Bibiliya igira ikintu bita sens littéraire, uko byanditse, ariko ikagira n'icyo bishushanya. Burya Yezu akenshi tubona ko yavugiraga mu migani, afite icyo ashaka gutambutsa. Yenda tuvuge urugero mu gitabo cy'Ibyahishuwe, batubwira ngo abantu bashyizweho ibimenyetso ni bangahe? 144. turi mu Byahishuwe 7, bwa mbere niho bivugwa. Byahishuwe 7. 144. Hari abantu se benshi bazakubwira bati oya ntabwo ari benshi. Hari abantu bazakubwira ngo ni ibyo 144 ngo dukore iyo bwabaga tuboneka muri ibyo 144. Ni urugero. Icyo gihe no kwango ibyo by'umunsi ndabyumva. Icyo gihe uba wakoresheje, wumvise, wagize imyumvire nabi kuri Bibiliya. Icyo mbona kiba gikeneye kuri Bibiliya ni ukumva ngo, kuko harimo imvugo shusho nyinshi zitandukanye, Bibiliya ishobora kuyikoresha nabi igihe byagenze gute? Igihe utumvise neza, utemeye kumurikirwa na Roho Mutagatifu, ko bisaba kumurikirwa na Roho Mutagatifu kugira ngo wumve neza icyo Imana ibwira abana bayo cyangwa se ikikubwira. Akenshi abantu ikintu bakunda, umutego bakunda guhuriramo nawo, ni ugusoma Bibiliya à la lettre, ukayisoma uko yakabaye, uko inyuguti zimeze, nturebe ko ni igitabo nyine kifitemo ubukungu bukomeye, bisaba no kuba bimwe na bimwe warabyize ukamenya uti niba cyarandikiwe, wenda tuvuge muri tradition, mu muco w'Abayahudi, hari aho babanza gusesengura ngo context, gusesengura ngo ese tuvuge Yezu abwira abafarisayo abwira iki, hari ikihe kibazo na izaba ryari, ni ibihe bimenyetso bizayiranga. Icyo gihe niba umuntu ayisomye bishobora kutabyumva, kubera ko niba bariya Abayisiraheli bo bari bategereje ingoma nk'aho ari igihugu gifite imipaka, uvuga ati kirahera kikagarugera hariya, bakakibara nko muri ya mpire y'Abaromani, ingoma y'Abaromani,
Mhm. bumvaga ingoma y'abaromani ibashikamiye, bo bifuza ingoma yaza noneho bakumva mesi y'umucunguzi bategereje ari uzaza akarimbura abaromani, bakongera bakigenga bakagumana ubutaka bwabo. Mhm. Nusoma rero bibiri utabanje kumva iyo context, ubwo buryo byavugiwemo, aho byavugiwe, abo byabwiwe n'ibibazo bari bafite, icyo gihe ushobora guhura n'ibibazo mu myumvire ya Bibiliya. Rwose aho turi kumwe. Noneho ikindi kibazo ubwo mbere yuko nkubaza ikirifatika, kuko ibi nakubajije byinshi ntibinafatika. Hari igihe kinini twifuza ko Imana ituvugisha, hari igihe twifuza ko Imana idusubiza, Imana ntisubize. Yewe mu Rwanda hari n'indirimbo yigeze kugeraho ivuga ngo Mana wari urihe. Iyo mvugo nk'iyo ngiyo biba byagenze bite, aho twumva kominikasiyo yacitse hagati yacu n'Imana? Wowe ubifata ute? Iryo joro tuba twinjiyemo hari icyo rikubwira? Ese kominikasiyo iba yacitse icyo gihe, ni ukuvuga ngo iyo umuntu atangiye kwibaza ngo Mana uri hehe, no mu mateka yacu hari n'igihe abantu bajyaga babyibaza. Mm. Umuntu bitewe ko akenshi, njyewe navuze ko agira limiti, umuntu arahagarukira, hari adashobora no kurenga mu ntege nke zacu, no muri kamere yacu, atari n'intege, muri kamere yacu. Mm. Umuntu ariko nanone akaba hari ibibazo aba yifuza ko bisubizwa ako kanya. Hari muri biriya avuga ngo hari aho tubwirwa ngo umunsi umwe imbere y'Imana ishobora kuba iminsi 1000 imbere yacu. Ni mwa Petero wa mbere, ndumva ari mu ntu za 3 shapitire ya 3. Mwumva Bibiliya barayishyize ku mutwe. Ni byiza cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu afite icyo twakwita gushaka ibisubizo rimwe na rimwe. Ibyo bisubizo ariko yifuza, hari igihe usanga atari ibyo Imana ishaka kumuha. Mhm. Nk'ubu ngewe nshobora kuba nifitemo icyifuzo cyanjye. Icyifuzo cyanjye numva ko byahita bikoreka ako kanya, ariko Imana ikabona ko ibyo ndi kwifuza atari byo, cyangwa se igihe cyo kubimereza atari ako kanya. Mm. Imana nta na rimwe navuga yirengagiza abana bayo, nta na rimwe, ibi bari bugufi. Ariko nanone hari igihe bamwe muri bagenzi bacu cyangwa se abo mujyanirana Mm. bashobora kukubera nka bariyeri, kubera ko umuntu yaremanywe icyo twakwita ubwigenge. Ni iki? Liberite ni ubwigenge. Ni ubwigenge. Ubwigenge. Abantu iyo bagiriranye nabi hagati yabo, Mhm. bakangana, bakarwana, yenda bagakorana ibibi bitandukanye, Mhm. ntabwo niba dufashe umugambi wuje nawe tugafata umugambi ngo tujye gutera kanaka tumugire nabi, wabigenza ute icyo gihe? Ubwo bwigenge bwacu dusabwa kubukoresha neza. Mhm. Iyo tubukoresheje nabi, hari igihe uri kugirwaho n'ingaruka, ushobora kwitotomba yenda ukavuga ngo Mana uri he, Mana uri he, ariko tujye tureba n'uruhare rwa muntu yabigizemo. Imana ntabwo ikuraho ubwo bwigenge bwacu. Iyo tubukoresheje nabi rero mu nzira yo ku isi turimo, icyo gihe hatangira kuba ibyo bibazo. Urakoze Padre. Reka noneho rero duse n'aberekeza ku musozo w'ikiganiro, ariko nari mfite ibibazo bibiri. Ubwo icya mbere, uyu munsi nkurikije ibyo twavuganye byose, iyo dusenga tuvugana n'Imana, iyo turirimba tuvugana n'Imana, iyo dusoma Bibiliya tuvugana n'Imana. Mu rwego rw'itumanaho natangiye mvuga ko itumanaho ari ibintu byose. Ni ibihe kuko wenda watanze urugero uti mama yari afite ibitabo akura mu isanduku imwe y'igiti yahoraga ifunze, agakuramo igitabo tugasenga. Uyu munsi ni gute ibyo bitabo byatumye uba padiri, nubwo icyo gihe babigusomera kutabitekereza? Ni gute, kuko wenda uyu munsi byataye agaciro, ndavuga ibitabo cyangwa se gusoma byataye agaciro, ariko ni gute uyu munsi nka kiliziya twakongera kugira inyota yo gusubira muri izo ndirimbo, gusubira muri ibyo bitabo, ibintu byose umuntu ashobora kunyuraho akora itumanaho? Ni akahe cyangwa se ni uwuhe musanzu wumva watanga muri ibyo bintu? Subiramo ikibazo. Ikibazo ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo
muri communication tugomba amasiporo, bivuge gutyo nubwo ntarimo Eh, kuvuga mu kinyarwanda. ibyo twifashisha. Ibyo twifashisha hari Mm. interinete, hari YouTube, hari byinshi cyane, ariko ubwo harimo n'ibitabo, harimo n'inyandiko, Mm. harimo izo ndirimbo, kuko indirimbo nazo ni siporo ya communication. Mm. Yewe ni ukuvuga ngo ibintu byose yewe n'imipira twambara cyangwa se n'iyo wambaye igishura ugiye gusoma misa, byose ni communication. Ni Yeah. gute ni wowe wumva uyu munsi kiliziya ibyo bintu yabyinjiramo gute, cyangwa kuko ubwo wiyumva kiliziya nanjye ndimo, ariko wowe uyirimo kundusha nk'umuyobozi, wumva ari iki ugendeye no ku byo wiga wafasha? Urakoze. Nk'uko wari uvuze, icyo kibazo ni ikibazo kigari cyane, kureba ngo kiliziya yakoresha gute. Ubundi njye navuga ko kiliziya ibirimo, Mhm. gusa tukavuga kiliziya, ishobora kuba kiliziya nka institution mu rwego rwo hejuru, cyangwa se hasi, bitewe ko kiliziya ihera mu mutima wawe. Ari umutagatifu nivuga ati turi ingoro za Roho Mutagatifu, umuntu ku giti cye, tukareba n'andi yenda tuvuge nk'umuryango mu rugo, nk'uko wari uvuze cya gitabo cy'iwacu, tukaba twavuga yenda ya santarari, ya paruwasi, ya diyoseze n'iki hejuru, mu nzego, buri rwego hari icyo rwakenera. Mbere na mbere nko mu rugo, uyu munsi hari umuco ugenda utakara, cyane cyane kubera yenda murandasi, gusoma. Usanga yenda murandasi hasi, tuvuze ubushakashatsi mu bakristo basi, ndibuka igihe narimo nsoza gushize masters, hari ubushakashatsi nari nakoze kuri Radio Maria na televiziyo Pacis, uburyo ikoreshwa mu bakristo. Mhm. Ariko nge narebaga nk'izo siporo de communication, nabireberaga mu ndoro y'icyitwa mu gifaransa simbizi uko ndi mu kinyarwanda, ariko hari ikintu bita la convergence des médias. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ibyo bita media traditionnel, izi radio televiziyo bya kera, uyu munsi kubera interinete, muri telefone yawe ushobora kureba televiziyo, ukareba ukumva radiyo. Urabizi ko mbere ya interinete ntabwo washobora kumva nka Radio Maria cyangwa se televiziyo Pacis, byumvikaniraga iriya iyo biri. Ariko uyu munsi aho uri aho ngaho urabikurikira. Ni ukuvuga ngo ni gute umukristo ashobora kumva radiyo cyangwa se televiziyo, noneho binyuze hehe? Binyuze yenda muri tablet, binyuze kuri computer, ordinateur, binyuze kuri smartphone, muri telefone. Ni iyihe ntambwe ibyo bikore aho bageze kuri urwo rwego? Aho rero niho twabonye ko bitaragera ku rwego rushimishije. N'ubundi abantu baracyari kuri media traditionnel, za zindi za kera, nazo ariko zikaba zihohoterwa, cyangwa se navuga iyo ugereranije n'ibitabo uzi uvuga yenda ibitabo abantu bagenda basa batabikoresha cyane. Sinzi yenda niba uzi neza abantu bafite Bibiliya, ariko hari igihe usanga na Bibiliya aho yaziye ngo muri telefone abantu badashaka kuyigura, bakaba irahenda, yenda ugasanga bagura ibindi. Hari umuco nabonye kamemo ni Burayi, nkeka ko naho ngaho hari, nigeze guhamagara umunyeshuri uvuye ku ishuri, namwe ngwino twinjire hariya hantu. Ntabwo harashira n'ukwezi twinjira muri library, mu nzu y'ibitabo bagurishirizamo ibitabo. Undi ndamubwira nti ndebera iyi nzu, reba ibintu biri kuberamo. Ati ko mbona wagira ngo ni isoko, hari huzuyemo abantu bari kugura ibitabo ku bwinshi. Noneho ndamubwira nti ariko uzangere no muri Afurika unyereke ahantu wapfa kubona abantu bashishikaye bari kugura ibitabo gutya. Ujya muri bisi, njye na experience nagize mu minsi, mu byumweru 3 namaze mu Rwanda mu minsi ishize, ujya muri bisi ukabona umuntu muvuye Nyabugogo, Mugezi Butare, abantu basakuza bavuga rwose, ukabona abantu bari kuganira, nta gihe cyo kwiyakonsantra kugira ngo umuntu asome n'icyo gitabo niyo gifite. Sinzi niba netude gikomeza, ariko kuvuga ngo transport, iyo turi muri moyen de transport, mu amamodoka, iyo uri aho ngaho ibyo witegereza, niyo uri iwanyu ibyo witegereza. Ibyo bitabo ukabona yenda hino umuntu ari gusoma igitabo, umuntu ari gusoma ijambo ry'Imana, article yenda runaka, inyandiko runaka ari kuyisoma. Ubona rero ibyo bitabo hariya, wa muco wo gusoma
abantu bose tujya guhura tuvuga tuti ntabwo urafata cyane, ntabwo wari wagafata, ariko iyo interineti noneho ni nkaho yahuhuye wa muco wo gusoma. Twari dutangiye yenda kuvuga ngo nturagerwaho ijana ku ijana kuri runo rugero rw'inahangaha. Inahangaha burya tujye tuvugisha ukuri, hari igihe usanga n'umwana akavuga ibintu ukibaza aho yabikuye, ikintu cyo gusoma. Byajya ku ruhande rw'ijambo ry'Imana ho yenda buri muntu niwe ubizi uburyo risoma neza, ariko navuga ko izo sport de communication, ibyo biryo bidufasha, iryo funguro nk'ijambo ry'Imana, navuga ko hari aho usanga bitari gukoreshwa ku rwego rwo hejuru. Urakoze cyane. Ubwo wenda dushatse twanarangiriza ahangaha, ariko nibuka ko njye ndi umwana ubwo twari dufite ibinyamakuru bikeya mu buryo gutyo, tekinoloji yari itaraba tekinoloji, kuko njye ndi uwo muri 70 icyo nibuka ni uko hari ikinyamateka y'abana, agace gato kitwaga Hobe, tukayisoma tukabagira ibintu. Hari n'abantu basobanura utuntu tw'abatagatifu ba Dominico Savio. Ibyo bintu umuntu akakora agenda bisoma, agenda bishyira mu mutwe, ku buryo uyu munsi nyine bibasha kumufasha, cyangwa se byagize icyo bimufasha muri icyo gihe. Ubwo rero twavuga tekinoloji twagira gute? Ubwo ndimo guhamagarira abantu nko kubivuga, interineti cyangwa ibingibi bigezweho byo kuvuga ngo umuntu ajya gushakisha Google imuha ibisubizo n'iki, igendera ku byanditse. Ni ukuvuga ngo abandi ntabwo igendera ku bivugwa, igendera ku byanditse mbere na mbere. Naho ko rero abantu bandika uko bakomeza kwandika, ni nako bagenda batuma Google ishobora gutanga ibintu bizima. Muhagurukire kwandika, abazi kwandika ndavuga Abanyarwanda, ariko n'abazi gusoma bye kubapfira ubusa, kuko gusoma ni kimwe no kurya, ni kimwe no kuganira. Uko usoma bikomeza kongera inyota ufite, ntabwo bijya bihagarara. Nagira ngo rero ubwo ngubwo dushimire Padiri, yakoze kudusangiza ku bumenyi bwe, ku mpano ye. Tunamwifurize gukomeza amasomo ye kugira ngo azagaruke akomeze adufashe, kandi azafashe n'u Rwanda, Kiliziya y'u Rwanda, u Rwanda na Kiliziya y'u Rwanda gutera imbere. Hari byinshi byo gukora kugira ngo tubashe gukurikira ibindi bihugu. Nk'uko abivuga hano, umwana atangira gusoma ari uruhinja, ikintu cya mbere bamutwaye muri pusete, bamuha agatabo agenda asoma kariho ibishushanyo, ariko ava ku bishushanyo agenda ajya ku nyuguti, akazava ku nyuguti akagera no ku bindi byose ibitabo. Kuko mbona nk'abana tubana, hari abo nzi bamaze gusoma ibitabo birenga 200 kandi bafite imyaka 15. Njye ntabyo nigeze nsoma. Ibyo rwose hari abantu bavuga ko atari byo, bavuga bati rwose urabeshyura. Ntabwo mbeshya, kuko ndabizi birenga 200 kandi 15 ntiwarayirenza. Ubwo noneho tekereza azagera 50, azagira 100 amaze gusoma ibingana iki. Ariko ubwenge ni ubwo ngubwo, ni uko umuntu agomba gusoma. Padiri, urakoze rero. Sinzi niba hari ikintu cya nyuma wakongeraho, ugasezera abari ku bakerubimu, ugasezera n'abari iwawe kwa Mundere. Turagize Imana. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze ikwagure. Urakoze nawe mukerubimu mukuru. Abakerubimu ni benshi, mbona bari kugenda biyongera. Icyangombwa ni ugushimira abakurikiye ikiganiro, bazagikurikira. Tuzakomeza yenda twungurane ibitekerezo. Nashimye ko ikiganiro twagiranye twavuze nibura kuri Bibiliya, ku ijambo ry'Imana. Ikibazo wagenda gumbaza, icyo nabonye ni uko ikibazo cyawe kimwe cyabaga kirimo ibibazo cyavamo ikiganiro ubwacyo. Byari byagutse cyane, byari byagutse, ariko ni ugushima nibura ko tuganiye ku by'Imana. Nta byiza nko kuganira ku by'Imana. Tunashishikariza abantu kugira inyota, nk'uko twahoze tuvuga ngo siporo, mu gihe wamugana Imana iri kuduha uburyo bwose butandukanye bwo kuyibona no kuyivuga. Nubwo mu misomere twahoze tuvuga dufite imisomere abantu bagenda bacika intege mu gusoma, cyangwa se hari umuco wo gusoma ugenda uzamuka, noneho interineti kabisa niyabihuhuye, abantu barangariye mu bindi. Numva nabashishikariza gusoma, cyangwa se nkanabashishikariza ndetse no gukurikira ubutumwa, cyane cyane abantu bafite imirongo nkoranyambaga cyangwa se imirongo nyogezabutumwa yo kuri YouTube bavuga iby'Imana cyane. Sinzi kuko njya mbona abantu bavuga iby'Imana, mu kanya hari n'undi mupadiri nahoze ndeba
iyo usanze abantu bari kuvuga iby'Imana ubona imirongo yabo ikiri hasi, abantu batitabira kwiyandikisha. Ariko tuvuze tuti rwose muderi twivugira ibindi bintu byo kuri iyi si bishashagirana, ejo warara uzamutse ishyano yawe yabona abantu bayijyaho, kandi abayijyaho njye ndemeza ko niba abantu babatijwe n'ubundi bayiyandikisha. Rero njye hari umuntu wigeze kumbwira ngo erega ibintu uvuga ni byiza, ariko kugira ngo uzabashe kubona abagukurikira ngo uzabanze ufotore umudamu wawe yambaye ubusa umushyireho. nteze niwumva twateraga urwenya ariko ukuri gushira mu biganiro. yenda twazashaka ikindi kiganiro, kuko njye hari ibiganiro nshaka gukora ibintu bimeze nka seri byitwa media literacy. njye nangira cano yanjye, umurongo wanjye ntabwo yenda nari twari tubisabwe ku ishuri kugira ngo buri muntu agire umurongo. Mu by'ukuri kuri cano yanjye nubwo nsobanura ivanjiri buri munsi, ariko ndagira ngo mbwize ukuri rwose ko atari yo murongo nari mfite mu ntangiriro. mbese birimo kudutunga kandi nk'uko wabivuze ibintu twavuze byose ni bigari, nanabikoze mbishaka. buriya ubutaha tuzagenda duhura noneho ari wowe watangiye ikiganiro, niko navuga. noneho njye nzajya nkubaza ariko ngendeye ku kiganiro uko wowe wagiteguye, uko urimo kukiyobora, kugira ngo bibashe no bibaye gutyo nibwo byaheto. tuzacurika metodoloji, ni ukuvuga ngo uzategura ikiganiro njye ngikurikire nk'umuntu usanzwe, kuko n'ubundi sinize communication. noneho nijya ngira ikibazo nkubaze, ndumva nzaba narimo kubariza n'abandi, ndumva ariko tuzabikora rwose. ngewe duhamagariye abantu bacu kugira ngo babe bitegura ibyo biganiro mu minsi iri imbere, babe babyitegura. ikindi twakongera kuvuga nk'uko wari ubivuze Padi, rwose abantu bose barimo kuvuga ku ngoma y'ijuru, barimo kuvuga ku by'Imana yabahaye. dukomeze tubasabire we kugwa mu mutego wo gushaka kwiruka inyuma ya views cyangwa ibintu, ahubwo bakora ubutumwa uko babuhamagariwe. ariko niba baraje kubicuruzamo, byo ntabwo twabitindaho, bakomeze nabwo mu butumwa barimo nk'uko babutekereje, ariko twe ntabwo aricyo turimo. icyo dushishikariye ni ukugira ngo ingoma y'ijuru yaguke muri twebwe, yaguke no mu bandi. umuntu kwa Emi wakoze ikiganiro abwira Emi ngo Padiri Dominico ngo we ntabwo ngo ajya avuga ngo abantu biyandikishe cyangwa ngo babireke. nahise iyo gezabutumwa uyu munsi ntabwo rikorwa ku ngufu. umuntu afite ya liberite, bwa burenganzira bwe, ufite uburenganzira bwo kwiyandikisha. burya nubwo waguma ni 1000 cyangwa 500, ubundi se tujye no kuri kiliziya zo ku isi. ugiye muri kiliziya ugasangamo abantu 500 si benshi? mugani kuri yandi mu gitabo cy'intangiriro ati nusangamo n'umuntu umwe, Aburahamu atakambira Uhoraho, yagarukiye kuri bangahe? yagarukiye ku 10. ikirebwa cyane kuri twe kitagombye no guhangayikisha n'umurongo, kugira ngo n'abandi bantu bafite imirongo nyobokamana nabo tubahe imbaraga, si kantite, ntabwo ari ubwinshi bw'abantu. baje ari benshi byaba byiza cyane, ariko burya nubwo yaba umuntu umwe, n'umunsi wagiye kuri live ukabona live yawe ifite umuntu umwe gusa niwe uri gukurikira, uwo ngo ashobora kuba ariwe Imana igiye kwifashisha kugira ngo ahindure byinshi. ibyo ngibyo ni ubuhamya. niyo mpamvu ntafite n'ubwoba namba, ni ubuhamya bwanjye. ni ngo ibintu byagiye bimpindura, cyangwa aho nagiye mbasha kumenya icyo ngomba gukora, ni amashene cyangwa se ibiganiro cyangwa ibitabo bidasomwa, aho ukakigwaho ukavuga uti kubera icyo abantu bagitaye. n'ibi rero nta bwoba mfite. hari igihe umuntu anzaho wenda akaza kuri shene yarangaye, akabona kiritseho, akavuga ati ariko uzi ko iki kintu najya kuvuga, nkibaza Imana iramusubije n'ibyo ngibyo. ariko utanze urugero rw'inaha, hari misa ziba zirimo abantu 3, hari misa ziba zirimo abantu 10, kandi ntabwo kiliziya zifunga iyo hakiri umukristo. ndumva nta kibazo gihari kuri iyo ngingo. bashira ubwoba, Imana izabatunga. bishaka kwirwanirira ibi ngibi rwose nta mpamvu yo kubigiramo ubwoba. iyo uri mu muhamagaro nta bwoba. urakoze cyane rero. ubwo utangira utegura izo seri z'ibiganiro, njye nzaba ndi imbere kugira ngo numve mbarize n'abandi. ubwo rero sinzi n'abadusezeraho turagize Imana. ni wowe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
nk'uko bisanzwe iteka, ni wowe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Urakoze Padiri. Murakoze, murakoze.